Imana ishimwe ngo kandi ngahajya ngo inzira turazizi none ngo nahaje inzira turazizi arimo komeza Efremu abeze nga nduza nga ndabanza aho njya inzira murayizi kuri gatanu avango Toma aramubwira ati databuja ntituzi aho ujya databuja rekerera Toma yamubwije ukuri Toma we yari yaje yishakira umutsima Toma yari yaje yishakira inzu yari afite amakuru ko Yesu atanga urubyaro Tomaza atazi iryo juru rindi bavuga nayo mazu ahari nyine uribaza yaba mwaramenye na data umuntu utemera Yesu umuntu utazi Yesu uzaca abango Yesu nitumwema nge kandi niwe nzira niwe uzaguhuza bundi Yesu nutuza n'Imana Yesu nutuzamuri ibyifuzo byacu niwe watugize aragwana n'ubugingo niwe watumeneye amaraso niwe watumye tubaho waje yitanga kumusaba kubwanje nawe kuba ugihumeka amaraso Yesu yatanze kuba waravuye kwa muganga ukabyara ni ya maraso Yesu yamenye kumusaba yakurokora Mbahaye ikaze na karibu rero kuri Derifins TV amahoro y'Imana nabane namwe ndabashimiye kandi ndabasuhuje cyane Yesu ashimwe nshuti zanjye nshuti z'umusaraba dufatanya gukurikirana ijambo ry'Imana mwiriwe neza na amahoro y'Imana nakomeza bane namwe rero ni ngewe Derifins Mutesi nka buri munsi musanzwe munzi uyu munsi rero nabazaniye umukozi w'Imana twatsindagira si ubwa mbere aje si n'ubwa kabiri si n'ubwa nyuma arabakunda cyane kandi namwe muramukunda ndabibona rwose Imana ibaha umugisha rero mwinshi namwe kandi arabakunda iyo batabakunda ntago yari kugaruka tsindagiye se ashimwe sinahimbaza Derifins TV turagukunda agenda bakunda cyane yego rero reka mwakire abasuhuze yongera bibwire abamubonye ubwa mbere nabo bamumenye maze adusengera Imana tugezeho icyo Imana yamutumye kandi imbere ya byose manje gushimira abantu badukurikira bakoze subscribe comment like share Imana ibaha umugisha kuko mudufasha kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana nkubaka kanya hari indirimbo igiyeho nziza cyane ngo warakoze Mana Imana rero ibaha umugisha kandi twese dufatanye kuyumvana kuko irimo amagambo meza asubizamo icyizere mu buzima ni indirimbo nziza ivuga imirimo y'amaboko y'Imana murakoze rero tsindagira turakwakiriye murakoze cyane turabakunda cyane ndabakunda ngo mwaranguze amen baya ntabwo twakuguze ariko Imana ishimwe kuko yo yarakuguze ya Kristo yakuguze amaraso y'igiciro kandi aragukoresha neza kandi nawe ukamukorera uri gikoresho kiza cy'Imana Imana iduhana umugisha murakoze cyane Imana y'amahoro ibane natwe tugejeje kuri tariki ya 21 ngira ngo 21 uyu munsi kandehebe 21 n'atari 20 na ni 22 dushimye Imana rero tugeje kuri tariki ya 22 tugihumeye ku mwuka w'abazima sikubwa imbaraga zacu cyangwa kubwa imiryango tuvukamo sikubwa amafaranga dutunze cyangwa urubyaro twabyaye sikubwo icubahiro dufite muri iyi si sikubwa amazu meza muraramo atumije mu kibaho ahubwo ni imbabazi z'Imana mutse haleluya nukuri imbabazi z'Imana bitumije mugira kuri tariki yego suko mwiza amashuri meza gusumbya abagiye uyu munsi sinubura ahubwo ni imbabazi z'Imana Imana ishimwe yayicubahiro kuko yandinze kandi n'umuryango haleluya muri imbyari ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza girageze kabamara umbabaro nuko araho Imana ibigukuye haleluya yo uri dadi uri umubyeyi ku mazina rero abantu bagiye kumubona ubwa mbere ni Tuyubahire Yandere uzwi ku izina rya Tsindagira tumunyamasengesho tumuvuga butumwa ariko ntabwo ari cyo nirata amaraso ya Yesu Imana ishimwe twirata Kristo ariko muri rata ngo ndi potere ngo ndi muhanuzi runaka barakubesha uko wabuhanura kose uri munsi y'ukuboko kw'Imana amen ngiye mbamagaye niyo nubaha kuko nisho nimba akakuka mbumeka cyubahiro ni cyayo yonyine
nuko ari data wabishize mu ruhare wabigize mu ruhare kuba wambaye ayo maherene nuko ari data wabigize mu ruhare. Yego nukuri pe Fiyaka urambwira ngo ndafashwa buri gihe ndafashwa bura iyo mvungura radiyo ngumva abantu bapfuye ngumva nje ndacyahumeka umwuka bazima abana banje nibaza umufasha wanje gasanga ni muzima navuga ndi witeka we ukomeza umbambira amahema. ntabwo byoroshye muri ino minsi rero imitima y'abantu irababaye abantu barihebye ibintu bimeze nabi ariko Kristo ari ku ngoma. Rero nabasuhuzaga nshuti z'umusaraba bantu dusangiye uyu murimo bantu dufatanyije urugendo rwa Kristo rwo kuja mu ijuru bantu b'Imana mufite kwizera ko Yesu muzaje abana nawe mu ijuru ndabasuhukisha mutumaze iminsi mbwira abantu ngo bakumvisha ariko nanjye ndakwikirije nanjye ndi live. Urakoze cyane Imana iguhe umugisha. Amen. Maze iminsi mbwira abantu ndugacira umuntu ubanza utari wapfa bazi imbavu ngundi muri byavuze ngo bagezeyo bararwiriye abango n'abandi bari mu nzira baranezereza umwana we abango ni muze mwisigara. Hari akandi kando kanyishe kakavuga ngo muzatangazwa no kubona abo mutakekaga. Yego baritaje abo tutakekaga ngo bari mu byo Imana igumugisha nawe umaze kwabo bari mu businzi bari mu busamo abo rero tubona yuko amagambo bari mu byangwa n'amasayima tubona ko ndabyirirwa bafite ko bari umuntu arimo arasinda umuntu arimo arasambana ukamucira ubanza ukamucira iteka na Sahuri yahindutse Dawidi. Rero nashaka mbabwire ngo wicira umuntu ubanza utari wapfa wibwe umuntu ngo n'umupagani atari yava mu mubiri aracyafite amahirwe yo kuba ku rutonde ku bandi Imana yahamagara bakayikorera. Iri mpamvu bivuze wa mudamu uravuga ngo umugabo wawe ngo yarapaganye ngo umugabo wamukuye amaboko wimukura amaboko Yesu aracyayamurambitseho kuko agihumeka umwuka w'abazima. Amen. Haleluya. Uravuga ngo umwana wari mu biyobyabwenge ngo uyu nguyu ngo yapfuye ahagaze uramusha ahagaze gute akihumeka Kristo akimutegeye amaboko aracyateza amaboko yavuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe abo nabo n'indushi baracyaremerewe Yesu aracyabategeye amaboko aracyabategereje. Yego uri mwiza Kristo pasi efa erega natwe twari ingabo twari ingabo twari ingabo hanyuma yabo none se abavuze ngo Muteza azapfa adakijijwe muri ico gihe bakikubona uri muri mbirindi azapfa nabi azarimbuka ntacyo azimarira yo azagara ku gasozi. Rero ndega ngo ngubwire ngo Kristo umwana wawe wimucira iteka umutwaro wawe wimucira iteka wa mupapa umudamu wawe wimucira iteka ababyeyi bawe utekwaca iteka ngo nabapagani. Yesu aracyari mu kazi mu akazi ke warakarangije Yesu aracyari mu kazi. Amen. Ari mu kazi Kristo ari mu kazi ntabwo imbabazi ze zarangiriye kuri nge oya ari mu kazi kandi imbabazi ze ziracyakora. muri yamfashwa na kina gisambo cyari ku musaraba bari bazi ko cyageze ku musaraba babona yuko cyarangiye kandi koko cyari cyageze ahantu kigomba gucirirwa iteka cyarangije gucirirwa iteka ariko imbabazi za Kristo buriya nta mupaka zigira waba ugiye no kuva mu mwuka wa nyuma imbabazi za Kristo ukazakira twebwe tugasigara tuca urubanza ngo ariko yapfuye ari umunyabyaha nyamara nta afite ahantu yahuriye na Kristo ntago turi abacamanza intebe y'imanza reka tuyihagurukeho urumva tubane na Kristo neza kuko Kristo ni umucamanza. Ndasenga maze abantu basanye umugore yasambanye baje kumutera amabuye kandi Yesu yanditse ngo uzafatwa sambana bazamutera iki amabuye barangije baramuzana bigira bere guko natwe ari tuje imbere bamwe bakaje imbere ngo turakijijwe kandi natwe uriya twamubonye akantu gatoya kamwerekanye twebwira cyaduhishe ugahita umuca urubanza ngo ntabwo yari yakwanika igihe kizagera nawe kwanika iminsi y'umujurira abaze ntago kuko utari wajya ku gasozi ku karubanda ari uko utunganye. Babyumvise bafashe uriya mugore bamuzanira Yesu cyo njimira Imana Yesu ni umunyamibare arabitegereza umugore niko yasambanye nibyo ariko yisambanyije baribaza kuki bafashe umugore ndibazana umugabo kumba umugabo
Yesu aritegereza asanga bafokoze yakoze mu ikofi yabahaye akantu kandi birashoboka n'abari abaje bashoreye uriya mugore arimo ari warasambanye nawe ahubwo benshi nimba yari indaya bari abagabo abenshi baryamanye nawe niyo mpamvu Kristo nababwiye ngo utari wabikoraho nari mu Yesu ntabwo yabibabwiye gutyo yarababwiye ngo nimurebe hasi Yesu arunama arandika barasoma ageze ngo utari wakora namuterwe Yesu agiye kurangiza yuburiye amazi asanga bose bagiye asanga umugore asigaye wenyine yarimo kubabwira yandika ntabwo yabibabwiye we yaranditse arandika hasi arababwira ngo utari wakora iki cyane namutera iki ibuye Yesu agiye kurangiza kwandika kumva abahanga yarandikaga inyuguti niba ari ubu bagasoma agiye kurangiza ahagurutse ngo arebe asanga bamubwira ati mugore rero nawe ibyaha byawe ugize ute urababariwe uza gukora icyaha iki ukundi bivuga ngo Yesu araducyaha ariko aracyadufitiye imbabazi cyane aracyadufitiye iki imbabazi aradukunda aradukunda yanga icyaha kandi icyaha arakibabarira ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nta cyaha na kimwe kitababarirwa kereka wowe ahubwo utashatse kubabarirwa niyo mpamvu Pawulo buri umuntu yigeze amaze ikibazo urabona Pawulo yaranditse ngo dupfa buri munsi tukazuka buri munsi siko iryo jambo Pawulo yaryanditse umuntu umwe aranyita mwatitse nagende kugushaka arambwira ngo ko handitse ngo dupfa buri munsi tukazuka buri munsi ko ejo bundi twashinguye mama wacu ko atazutse ndamubwira ndoya ndaga aribyo Pawulo yanditse gupfa Pawulo avuga ngo gukora ibyaha kuzuka ni ukwihana iyo wakoze ibyaha wapfuye iyo wihanye uba wasutse ndamuhugura ndabyakira yego nibyo yarazi ko na mama we napfeje wo mu gitondo ari buzuke kuko hanandi nasomye naho ngo dupfana na Kristo tukazukana nawe kuzukana nawe rero ni ukwihana ni ukwihana kandi ukababarirwa uba wishe ya kamere y'ibyaha bya wakoraga ahubwo ugahita uzuka uri Mutesi mushyashya utandukanye n'abandi wa kera waruzwi mu bibi waruzwi mu byaha uko niko bavuga ngo njyewe kandi ntanga urugero nk'aka kanya njyewe napfanye na Kristo turazukana kubera kuko nazutse ntakiri wa wundi wa kera Imana ishimwe nuko rero bavuga neza ngo gupfana na Kristo ni iki nuko ukazukana nawe nukureka ibyaha n'ibisa nabyo ukagendera mu nzira Kristo agushakamo maze ukazukana na Kristo ukabucyari mwe gishyashya Imana ishimwe cyungoza ubujyo mwete nagira abantu babwire ngo ndukaca imanza uvuge ngo umuntu yapaga icyo kintu narindiho atari yava mu mubiri nawe byakubaho Imana itubabarire kandi twambike imbaraga abantu twaciraga imanza tugarukira aho tugeze unyura umucamanza agizute arahari umenye imitima yacu ko natwe atugenzuye yasanga tutari beza cyane nanjye ngensuye Mana yacu Mana yo kwizerwa Mana yo kwiringirwa uri umukozi w'umuhanga latosi efoneba ndagushimye yuko ngeze kuri aya masangi umeye ku mwuka w'abazima ndagushimye yuko uri Imana igira neza ndagushimye kuko uri umukozi w'umuhanga ndagushimye ko waturinze gukorwa n'isoni latosi efo tugeze kuri iyi tariki tugumeye ku mwuka w'abazima hari abagihumeka elatosevo bari bahaye iminsi twataragira kuri iyi tariki ariko wowe kukureba aho tutareba ubagira ubabera umudogiteri ubakorera operasiyo ndaba utabatumye abarwaza usanga umurwayi ku gisasira umuvura utatumutumye umurwaza ndabigushimiye kuko uri data wa twese kandi uri umukozi w'umuhanga ndagushimiye kuko uri data wa twese ndagushimiye kuko uri nyagora ku ngoma mu izina ryawe Yesu ndagushimiye ko abantu ugiye kubohora kuko abari mu mubabaro ugiye kubashira mu mahoro ndagushimye kuko uri data latosi efopera tosevo ushoboye byose hari ababyeyi batwite ugiye kubohora yego papa latosi efo ari abo ugiye guha urubyaro bari bavuze ko nta rubyaro basabona ariko kuko ufungura ugahishura ibihishwe yego papa ndagushimye kuje kubohora ndabibona bohora ndagushimye kuko hari benshi ugiye gukuraho igisuzuguriro yego Yesu we latosi efo arabo ugiye guha akazahabwa icyubahiro
ni cyawe burundu. Ndagushimye kuko wagiye kubana natwe muri iki kiganiro. Yego Kristo. Kandi amaraso ya Yesu atembere ku bwoko bwawe. Uko wabariye kiriya gisambo kiri ku musaraba. Turashaka ngo ariko ubabarira abarifite ibyaho bakoreye imikosha. Kandi latosi efu. Nubwo abantu benshi bageze igorogota bagatorera kuri barabana kiri n'umusaraba kiri simasi. Bavuga ni wowe bakuyeho. Ndakwinginga ngo buri wese wongere umukore ku maso. Yongera kubone umuco wongere umumurikire. Tugusabye ubwenge muri iki kiganiro. Marayika ushinzwe kubohora akore konegiso yacu niye ubuhoro bwoko bwe buboshwe mu izina rya Yesu. Amen. 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 Urakoze cyane tsindagira Imana iguha umugisha mwinshi. Nukuri ndawugusabiye. Njyewe njya nshima Imana cyane. Nukuri Imana ni nziza. Imana n'umukozi w'umuhanga. Imana irerikana kiranuka. Imana irihagije. Imana ishobora byose. Nkunda Imana cyane ko iyo tugiye gukora ikiganiro nk'uku nguku ariyo iba yatubwiye ati muze mu nkorere. Kandi ndayishimiye cyane kuko igiye iyobora nk'uko ishaka kandi igategeka bikaba. Imana iravuga bigakomera. Tujya kuganira rero ku magambo make yanateguye kukubaza. Hari ibibazo byinshi nshaka kukubaza ariko si byinshi ntibirenze nka bingahe umwuka yobore. Ikibazo cya mbere nakwibariza tsindagira muri no minsi mbona sinzi ukuntu ibintu bimeze. Mbona imitima y'abantu irakakaye. Imitima y'abantu irababaye ariko nanone mu rundi ruhande wareba ukabona abantu ntibashaka kumva ijambo ry'Imana ribahumuriza. Ukabona abantu niyo wabwiriza ukava mu gitondo ukageza nimugoroba ibyo ntibibafasheho. Ejo bundi nigeze kujya kureba ahantu bari kwerekana umupira. Ngera ahantu ku muhanda numva mbese nyine numva urusaku ni rwinshi. Ndavuga ariko ahantu habaye iki? Umuntu arambwira ati bari mu mupira. Hako numva nanjye nshatse kujyayo kugira ngo nicare nanjye kuko ndebe ukuntu abantu bari bo mupira. Naricaye gutya mu by'ukuri. Igitego ngo cyarinjiye. Amakipe abiri ari gukina. Kandi yo hanze abazungu gusa batanari gukinira mu Rwanda cyangwa muri Afurika. Ndakubwira ngo sare yari yuzuye abagabo. Hari ahantu hubwo mu kabari muri bara ikomeye cyane. Imbere mu bara buzuye muri sare, inyuma mu kari ku madirishya buzuye, no sare y'inyuma yuze bari abantu bakora igiterane pe. Kandi kigashyuha. Igitego cyagiye mo tsindagira. Nagiye kubona mbona umuntu wese ahari abagabo babyibushya bananutse abakireba cyane baringaniye bose. Batera hejuru rimwe bagahoberana bakavuza induru ibintu bigashyuha. Ndareba nditegereza. Yego. Mbacisha amaso. Ndavuga ati disi umupira urabanejeje pe baranezerewe. Ariko nyamara ndongera nditekereza ndibaza. Uwigisha ijambo ry'Imana kandi ryakabaye ribahumuriza rigahumuriza imitima y'abantu. Ariko ukabona abantu nta nubwo bashaka no kuryumva. Icyo kintu uvuze cy'umupira naguciye mu gihe uvuga. Narebye amarushanwa y'amagare. Mbona kundu barimo bahatana. Uriya mugore wari bavuga ngageza ngumva barimo baramwogeza ngageza baranatsindagira baranakandagira bavuga minota ariko amasogonda ndavuga ngo man kabantu barimo bahatana mu byisi nzanga twabanya amasengesho ndaho twagira duhatana nta na hamwe nanjye kira kintu nagitekereje onde bakuru sitade nge bakunda abantu bakubise ariko ndebye abanyamasengesho muri iyi misi umuntu uragivuga ngo runaka yasibye ati naje ndasiba muri korari wavuga ngo umuntu ndiyaje mu gitaramo nanjye ejo nzasiba ndibaza koko aba bantu batweye muri cyangwa mukazira rimwe mwese ariko imitima yanyu itari ku Mana n'umuntu avuga mena ntimuyivuge umva ahubwo kana abantu bari kurebana aho gucya ariko bari abantu bashyira hamwe muti nabonye aya marushanwa mbonye kuntu abantu barimo bayitabira mbonye kuntu umubyeyi none yanyoga guriya wanyoga guragarira aramandu ndibaza Uwiteka we ese uri mu ijuru ibintu rukubireba ndabakubera banyamasengesho dusabira ngo duhatane muri ibi bintu utubyiyumvemo tureke kubikora nk'umuhango umuntu akaja kuri bavuga ngo ninde kugira ngo batarakumda batambana reka nja muri korali akaja ariko muri we
bitamurimo ariko pe uyu munsi ni mbese akarimba arangiza umuhango ari amarushanwa yanyigishije ni ukuri njyewe ndakubwiye ngo nanjye urumva ko amarushanwa yakwigishije ayo ngaro nana yatekerezaho neza kuko nana yareba ariko umupira waranyigishije ndareba ndavuga ati kubera iki satani adukamuye twebwe abanyamasengesho tunaniwe gushyira hamwe ng'imitima tuyerekeze ku Mana usanga abanyamasengesho noneho ejo bundi bwo nabonye uriya muhanuzi Kibonge yari yahuye aritwika ndavuga n'Uwiteka we umuntu agera hariya hantu yirirwa kuvuga mu izina agukorera akagera ahantu yiheba akarinda yafata esanse akisuka hakitwika biba byagenze rero buriya ese tuvuga Imana iturimo cyangwa ni ikindi nje buriya turimo turagendera mu kigare kubwire njya ngo tugire abanyamasengesho bandi bimara tugira urukundo buriya Mutesi nimenya kwagize ikibazo singuye hafi ntakizatumutiyawe nubwo Imana yakuba hafi ariko dukeneye abantu n'ampamvu Kristo yavuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ariko natwe muri urugendo turimo tugomba gufatana mu mugongo kuko urumva ko niba Kibonge afite kiriya kibazo cy'urugo rwe yarakwiye kuba bari abantu bamubwira ngo Paul ihangane rero hari n'igihe uba umunyamasengesho ariko abantu bakubwira ngo muri kumwe muri mu masengesho haba ikintu kinangaza ni ibintu byarangije kuba ngiye nko kubona ngana ngo umuntu yagiye hari ahita avuga ngo byari bimeze gutya ngo urumva ngo yari afite ibibazo ngo kubera iki kare ibyo bintu ko mwabimenye mwakoze iki yemwe mwaramusengeye Musanze mu mugira inama mwahamagaye se ubuyobozi nimba mwari mubona bikaze abantu bakansoringa abandi barahari ikintu tukivuga cyane arakiganiro maze makanya gukora nakivuzeho ariko twongere tugarura urukundo Imana muguha umugisha nimba wakivuzeho n'ukuri pe ariko urukundo rugaruke mu bantu tuvuga Imana iturimo twe kubivuga ku munwa kurangiza umuhango usanga umuntu nuhura n'umuntu musuhuze umubwira uti Yesu ashimwe nimba ufite nimero ze muhamagare umubaze ati Imana yakurinze nimugoro mwandikira uti ijoro ryiza Imana ikurinde uwo muntu namba afite ikibazo ko kazagufungukira kubwire kibazo ujya kumanuka n'umuntu aciye kuwundi ukagira ngo nibisimba binyuranye n'abantu uraje kuganyira umuntu kwabya ngo mfite ikibazo kagira ngo abonye umwanya wo gufata amakuru ubundi akagukwiza rero bantu b'Imana abo bantu bafitanye urubanza n'Imana twatugambiriye Imana ibababarire Imana itubabarire data we wenyine nagize icyifuzo kuvuga tumwana nagije mu kanya nasengera ingo yego Imana iguha umugisha nasengeraga ngo banga umwuka wera yongera garuke mu ngo zacu yongeraza n'ubusabane mu ngo zubatse ndabanga umwuka wera ave muri saro agera mu byumba turaramo akuremo operasiyo kuko yaguma muri saro twaje mu cyumba mwuka wera agasigara muri saro agasigara muri saro ndashanga mwuka wera akora operasiyo mu mazu ya zuba tumuha karibu ahantu hose Kristo rero nakivuzeho ndanagisengera nsaba mwuka wera ko yagira mu cyumba umuntu aherutse kumamagara arambaza wenda wowe urabisobanukiye cyane adusobanure ubwo ndi kubaza nawe mubariza nabo babyumvireho arambaza ngo mbese ngo ku munsi w'urubanza ku munsi wa nyuma cyangwa Uwiteka nyine tuvuge gutyo umunsi nyine wa nyuma kumuzuko ndabyumva ngo umugabo n'umugore bazahagarara imbere y'Imana ari umugore n'umugabo ngo cyangwa umwana azahagarara imbere y'ababyeyi be imbere y'Imana Imana igivuga ngo wowe ari umugore wa kanaka ntabwo ibyo bintu bizabaho niyo mpamvu nje nguza by'abantu ngo buri wese azabazwa ibye buri wese azabazwa ibye nukora neza uri umugabo uzagururirwa niyo twese twadukijijwe uretse kumva ngo twese twahuriye mu ijuru ntabwo tuzabana mu cyumba kimwe kurongora no kurongorana bizasigara mu isi none se ubwo hari n'igihe mutazanabyibuka ngo we mwarabanye cyangwa iki babyumve kurongora no kurongorana bizasigara no mu isi kuko twese turi abana b'Imana n'umwana wabyaza ahagarara imbere y'Imana imucira urubanza wowe ugira amarangamutima ntabwo Yesu azagira amarangamutima abavango ngo Yesu ngo maza ngo mu ijuru azabaruswa iyo ruswa se ni bariyeri nara ku mupaka za kuri duwane ni muri Derifins none se biremewe gutandukana k'umugore n'umugabo mu isi biremewe gutandukana k'umugore n'umugabo
Bibiliya hari ibyanditse ngo igitandukanye umugore n'umugabo ni ibintu bibiri. Umugore afashwe asambana cyangwa ari kuruga. Ibyo biremera cyane rwose. Ubwo rero mwabyumvishe kubana k'umugore n'umugabo mu isi ibibatandukanye mwabyumvishije kandi n'urupfu. Ikindi nuko n'ubundi imbere y'Imana tuzabazwa ibyo twakoreye mu isi, kandi mu byo twakoreye mu isi nuko kubana ko mu isi kurahari cyane. Ubwo rero Mutesi ijuru rya mbere bandu b'Imana mu nyumve, ijuru rya mbere riri mu rugo, ijuru rya mbere riri mu rugo. Niba rero ndibona ko nda amahoro gari mu runsu yawe, urabyumva nyine ngo umugabo urabyumva, ijuru rya mbere riri mu rugo. Hawo mureke rero dukorera Imana cyane, imitima yacu tuyerekeze ku Mana. Kristo niwe wenyine uhumuriza abababaye, n'uruhura abarushye n'abaremerewe. Gusenga bene data, gusenga, ngewe ndabizi neza gusenga nta muntu wasenze Imana ngo yikorere amaboko. Ndahamya nashidikanya kuko ufite n'ibyo bibazo ukajya ku mavi yawe ugasenga Imana, ugahamagara Mwuka Wera ukamusaba amahoro yo mu mutima no ku mubiri, arabiguha. Muri ino sara 7,000 bitarapfukamira Bayali, hari abakozi b'Imana bagisenga. Wahamagara umuntu ukamubwira ati nsengera ibintu birandenze, ibintu bigeze kure, akakugira inama aho kugira ngo wiyahure. Nukuri Imana yo mu ijuru itwongerera urukundo, itwongerera amahoro, itwongerera ubwenge no gushishoza, itwongerera Mwuka Wera akomeza abane natwe twigishe. Tsindagira nimba hari ijambo ry'Imana wateguye rero byo guhumuriza abantu pe. Rero Imana idukomereza amaboko, Imana itwambika imbaraga, Kristo atubere ku rugamba, yongera agaruke ku buzima bwacu, agaruke ku rubyaro rwacu, agaruke mu ngo zubatse. Imana ishimwe. Agaruke ku ngo zigizute zubatse. Yego. Agaruke ku ngo zigizute zubatse. Namwe mushaka kurushinga data bagarukeho. Bundi si ikintu ngiye ngo ikira. Iyo umukinyi agiye gukina umupira, iki niyo watsinda igitego, ikibuga kiba kikira aho ngaho. Yego. Kiba kikihari. Kibuga kiba kinagutegereje. Kiba kinategereje ko ejo urakigarukamo. Mbabwira iki, niba umenya ngo niba uzabura umukobwa ukava mu bukobwa ukabagiye kubaka urugo, menya ngo ugiye kwinjira mu kindi kibuga. Igihe utari wabyara uzaba uri mu kibuga, ariko nubona urubyaro nta kibuga kizaba kivuyeho. Reka nigire mu ijambo. Ikibuga kizaba gihari kiciyongereyeho, ndaho kizaba kivuyeho. Bivuga ngo ari ibyo urugo usimbutse, ariko iki kibuga cyo iki kibuga ugiye gukiniramo ntabwo cyoroshe. Ntabwo cyoroshye pe. Niyo mpamvu iki kibuga cyitondeye ukirwamo. Nibyo pe. Ndabwo watsinze, ariko nugutsinze ikibuga kirahari. Habyumvise? Ikibuga cyo kirahari. Nishake wambare neza, ariko ikibuga cyo kirahari. Nugora ubwo witoza gukina. Nushake ugura imodoka, ariko ikibuga kiragutegereje. Kirahari. Yesu nashimwe. Yesu ahimbaza. Yesu ashimwe pe. Rero mute tugiye kureba ijambo ry'Imana hano mu butumwa bwiza bwa Yohana. Uramfasha gusoma 14. Yego. Ako sinsigaye ndamusomye. Ubwo kwitoza nyine Yohana 14. Yohana 14 ku murongo wa mbere ku manzu usomera umutwe w'amagambo. Umutwe w'ijambo ravuze ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Jambo riratubwiye ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Ku murango wa mbere haravuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Arakubwiye ngo nduhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye mugira ute munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi. Mu rugo rwa data wo mu ijuru hari amazu menshi. Buretse gato. Amen. Mu rugo rwa data hari amazu menshi. Imana ishimwe. Reka ngubwire wowe undeze amatwi, hano mu isi ushobora kuhaburira inzu, ariko mu ijuru inzu yawe irahari. Ariko iyi nzu kugira ngo uyibone bisaba kukijijwe, bisaba yavuze ngo mu rugo rwa data. Cyamaduye ngo ndimo hagarika imiti, mwizere Imana
nanjye munyizere. Muco donoza. Amen. Mu rugo rwa data hari amazu menshi. Ariko kugira ngo ugere muri inzu avuga ngo mwizere Imana. Nanjye mugira uti munyizere. Ndabwiye inzu uzayitura mudafite kwizera. Haleluya. Ndabwiye inzu uzayikandagiramo utarayikoreye. Bisaba kuyikorera. Iyo uri kwambika umupfakazi, iyo wambitse imfubyi, iyo wambitse utishoboye, uri kubaka yanzu. Yego. Nibyo. Iyo wishuriye mu nzu ikode ukayibwishurira uwo muntu ikode, ubu uri kubakisha yanzu yawe mu ijuru. Haleluya. Iyo wagaburiye umushonji, ubu uri kubaka yanzu. Narango ngubwira inzira uranyura muje kuzatura muri yanzu. Yego. Haleluya. Amen. Nusanga umuntu yambaye ubusuka mwambika, menya ngo urimo urasakara yanzu yo mu ijuru. Yego. Imana ishimwe. Haleluya. Kandi inzu data kubwiye aya mazu atubwiye ibitanda tuzabisangamo, amashuka tuzayasangamo, imisego yo gushiraho umusaya tuzayisangamo, n'inzu itarimo umubabaro n'ibyishimo tuzabisangamo, supanete tuzayisangamo. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Cyangwa ibintu bikagufasha, haravuga ngo mwizere Imana nanjye munyizere, ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi. Ndabwiye inzu uzapfa kuyinjira mutarayikoreye. Oya ntabwo biba. Iyi nzu kugira ngo uyituremo bisaba kwemera ugaca. Haleluya. Imana ishimwe. Ukanyura ahantu hafi. Iyi nzu ntabwo uzanyura mutararenganyijwe mu isi. Iyi nzu ndi wayituramo abantu bataragutoteje. Iyi nzu ndi wayituramo abantu batarakwanze ngo Yesu arabakunda wihanganye. Ndabwiye inzu latosi efo, ndabwiye igitanda kizapfa kwinjira muri iyi nzu utarayikoreye. Birasezoze ngo inzira ija mu ijuru ni inzira ifunganye, ariko inzira igana ikuzimu ni igihogere. Ni nayo mpamvu nyine irimo ibirangaza byinshi n'ibishukanyi byinshi. Niyo mpamvu ari inzira mbi, ni nayo abantu benshi bakurikira. Ni igihogere kandi ifite abantu benshi. Komeza hepfo ndafashije. Iyaba adahari iyaba yamaze adahari ababitubwiye ngo kuko ngiye kubategurira hanyu, kuko ngiye yamaze kuyategurira neza, kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye. Ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane. Ese mbajyane iwanjye mugabo, mubyeyi, musore wangumiwe, Yesu nagaruka azagusanga he? Ko wumva ko yagiye mu ijuru kandi kazagaruka. Ese azagusanga aho ndazagusanga muri roge? Aho Yesu birababaje. Ari igihe uzaba uri umuhanuzi, Yesu asanga wagiye gupogeta. Ari igihe uzaba uwo munsi wacitse intege, Yesu natosevo agiye aje kugutwara, asanga wagiye mu businzi, mu busambanyi, mu bujura. Birasaba ngo uhora witeguye, yavuze ngo muhore mukenyeye kuko mutazi umunsi n'iki. Aba ngo kandi amatabaza yanyu ahoragira uti ahoreya. Haleluya. Buriya Yesu bari abakobwa icyo bavuze ngo bafite amatabaza, Yesu abakorera imibare, aravuga ngo ninza kumanwa bose baranyereka ko bafite amadodo, baranyereka ko amavuta arimo. Yesu arabyitegereza, amenya yuko nubwo bavuze ngo ni abahanuzi 10, amenya ngo nubwo yuko bavuze ngo ni abaririmbyi, aravuga ati nyamara nje nimugoroba ngaza saa 3 za nijoro nasmenya abambamagara baribo. Asanga bamwe bari mu maroje, tifirimbi nivuga turabyuka. Asanga abandi bari mu businzi, asanga abandi bari mu busambanyi. Haleluya. Niyo mpamvu yavuze ngo yemwe abarushe n'abaremere. Iyi joro rinishe, ijoro ririmo byinshi. Iri joro ndakwinginga Imana ngo mbabarira mwene data, agaciro ni amavuta. Itabaza ndacura imasa, agaciro ni amavuta. Yego. Agaciro ni amavuta. Tabaza ndacura imasa. Ariko umenya ngo nubwo mwiserega ubundi Yesu reka mbabwirize, ngiye kubabwiriza ukundi mundera amabuye. Yesu azagwa zasanga twese twavuye mu bukodi.
Yesu ntabwo azasanga abakobwa bose barakoze ubukwe. Yesu ntabwo azasanga abantu bose barabyaye. Yesu ntabwo azasanga twese tufite amaduka n'amamodoka. Oya, azanasanga batindi bakira batindi. Arabazanasanga bakiri kwa muganga bagiye kubyara. Haleluya. Arabazasanga bagiye kudepoza. Hari n'abazasanga bari kwa noteri bagiye kugura imirima n'amasambu n'ibibanza. Erega nawe ngazaza nk'umujura. Azaza nk'umujura. Ijambo ryarambwiye ngo babe baruzi igihe umujura azakwibira. Ngo wari ukwiye kuba amaso ugategereza ko iyi saha y'umujura araziraho. Niyo mukamufata. Rero reka mbabwize ukuri bakristo, banyamasengesho, bavuga butumwa, bahanuzi, mwabakobwa mwe muhore murindiye. Kondo tuzi ngo yesaza naka kanya yaza, nejo mu gitondo yaza, na ninjoro yaza, nejo bundi yaza, na saa sita yaza. Hari n'abazasanga bari kukatisha injyama muri branchiri. Hari n'abazasanga bari kunywa ibyayi. Hari n'abazasanga muri indege bagiye i Dubai. Hari n'abazasanga kuki ku karago. Hari n'abazasanga bakiyivuga bakiririmba ngo aheza mwijuru tuzahora y'abagenzi. Mbese ndabo abazasanga bakirimba ngo uzaza ryari mucunguzi ngo uzutujyane, kandi ahitaza nk'umujura. Nawe abigishwe baramaze azasanga mu biro tugisaba ibyangombwa bya visa. Asanga tugisengera kubyara, tugisengera amazu, sengera ibiryo. Rero Yesu aratubwiye ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nawe mugira ute mumwizere. Mu rugo rwa data hari amazu menshi, ngabaye adahari abitubwiye, ariko aya mazu arahari, ariko azagaruka azatujana. Ahubwo nagaruka aragusangaye, wa mupapa aragusangaye, muhanuzi nje tsindagira Yesu nagaruka aransangaye, muvuga butumwa aragusangaye, wowe aragusanga he, aragusanga umurindirije he. Umva irindi jambo rya nyuma rinezeza ngo ahondi namwe muzabeyo. Aho Yesu kandi ahonjya inzira murayizi. Aho Yesu ari aratwifuriza ngo kandi ngahajya ngo inzira turazizi. None ngo nahaje inzira turazizi. Arimo komeza yepfure mabeze nganduza nga ngahanza ahonjya inzira murayizi. Kuri gatana avango Toma aramubwira ati databuja ntituzi aho ujya. Databuja rekerera. Toma yamubwije ukuri. Toma we yari yaje yishakira umutsima. Toma yari yaje yishakira inzu. Yari afite amakuru ko Yesu atanga urubyaro. Tomaza atazi iryo juru rindi bavuga nayo mazu ahari. Afite ibyaje wo kwishakira. Amubwira ati njahonja ahuje ntago mbasa. Nari nje kwishakira ifi n'umukati. Wamubwiza ukuri mwene data, niba nawe ubwiza Yesu kumbwira ati oya nje nari nje ko bambwiye ko ngazi wawe ko bahambarira naje ndi umukobwa nzi ko bagezeho bakuru umugabo, ibindi byo ndago mbisi. Bugiye umugabo yamubwije ukuri ambwira ati njahonja ndago mbasa. Ariko Yesu yaramusobanurira arahamubwira. Banishe uzungura yamusobanura se nabyumvishe. Inzira twayibwirwa ni aramubwira ngo none data inzira nayibwirwa ni Yesu aramubwira ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu arangije aramubwira ngo ninjye nzira y'ukuri n'ubugingo. Ndawe okay ushimwe papa ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta uzajya kwa data ntamujyana. Ndawe uzaja kwa data ndamujya. Reka ngo iyo bamwaramenye muba mwaramenye na data. Yabaye umwari mwumenye. Uhereye none muramuzi kandi mwaramurebye. Amen. Imana ishimwe. Jenze bwira abantu ngo haleluya. Avuga ngo abantu batemera Yesu bazacaye. Nanjye ndibaza ijambo ry'Imana yatubwiye ngo Yesu yaramusubije ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. Yindi uribaza yaba mwaramenye na data. Nge ndibaza umuntu utemera Yesu, umuntu utazi Yesu uzacaye. Abango Yesu nitumwema nge kandi niwe nzira, niwe uzaguhuza. Bundi Yesu nutuza n'Imana. Yesu nutuzamurira ibyifuzo byacu. Niwe watugize aragwana n'ubugingo. Niwe watubeneye amaraso. Niwe watumye tubaho. Waje yitanga kumusaba kubwanje nawe. Kuba ugihumekana amaraso Yesu yatanze. Kuba waravuye kwa muganga ukabyara ni ya maraso Yesu yamenye kumusaba yakurokoye. Kuba umwana wari yiga karangiza, kuba waragiye muri Amerika ni ya maraso Yesu yagize yamenye. Haleluya. Turi kumwe aka kanya turi kubwiriza ni kubwa amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu yatugize umwe. Ni amaraso ya Yesu akuba cyacicuba cy'urugo rwawe. Ni amaraso ya Yesu agitanga agaciro ku buzima bwawe. Latosi efo. Wari wabuze icyerekezo, amaraso ya Yesu araza guha icyerekezo. Wari wabuze isura, Yesu amaraso ya Yesu araza guha isura. Bavugaza amagambo kutazabona urugo, amaraso ya Yesu araza agukuraho imikoshi akubakira urugo. Ariko muranzi
muragomye uri mwiza muribagiwe cy'abantu baribagiwe abarokore baribagiwe abavuga rero ngo tuzagukora nuturokora irabarokoye none baribagiwe haleluya mama ngo mana umuntu amara imyaka 7 atabyara ngo numba umwana nzagukorera none uri muratanga impamvu bakwaza ngo muri kwari ko bakerewe ngo mwana ngi bicini uratanga impamvu mwana wasabye Imana ikavuga ngo numuma nzagukorera niyo nahabwa ni wubaye impamvu yo kugutandukanya n'Imana reka ngubwira icyambwe yo kubwira imbunda yafashe igugu n'ikirinde cyane ibyo wahawe n'amasengesho binagomba kuridishwa n'isengesho nibyo ariko reka nibariza abantu mwabarokore mwe reka mbabwizwe turi mu gihugu gifite amahoro ninde warigeze abona umusirikari yambaye teni ayayipogisi ntawe haro wigeze ubona ninde wigeze ubona umusirikari w'igihugu cy'u Rwanda afite indwara akayijana muri kabari niwo mwigeze mubona kubera iki dupfapfanye dugafata biriya n'indirimbo tukabijana muri kabari cyangwa gahereza imbunda umusevire ngo mfashe ibyo tubireke kubera iki mupfapfanye mugafata umuntu ugasanga biriya n'indirimbo yabijanye muri kabari ngo ngiye kunywa fanta kabona umuririmbyi arapagase ngo ngiye kuririmba koko ni buri wigera ubona umuntu wambaye simoko hano ndakiranga ndego gihakira kimuranga n'izina cye wewe uri kikuranga n'igiki kuvuga ngo umunyamasengesho kikuranga n'igiki mani tubabarira ko uvuga niyo nzira n'ukuri n'ubwiko none niba ndakiranga ndego ufite niba ndakimenyetso ufite iyi nzira iyi nzu uzayituramo gutedata gutegurira yego ko mbona abantu murangaye muzatura yo gute nguhaye ibintu bitatu bigaragaza umusirikari wa leta nda musirikari ufata simoko nga yambare ayipogese bahita bamwirukana hari amategeko amuhana ndawe wari wasanga gaje muri kabari ngarambika imbunda ku meza afata icupa ariko twebwe barokore niyi nzira turimo turagana muri bazo ngo mbese mugenzi uragana he kumuri bavuze ngo yemwe ngabo za Yesu mugime mu ndambara iyi ndambara muri kurwana niyihe muri kwirwanishi iki kindwaro irambitse hasi kibyo kugusunika kubirambitse hasi ibihe by'amasengesho ko mubivuyemo uri muri abyo ngo dufata ibinga yo nasenze arahagije ugakara kubya ngo nzaja mu ijuru muri rimba nirihe abya ngo ni mundera amabuye ariko reka riri njewe tsindagira ijuru ndirimba ahari koko ndaririmba nguzarijamo cyandimo ndarangiza umuhango ndakubwira nanje nibyira Haleluya Yesu uyu Mutesi uhagaze imbere yanyu iri juru ababwira we aragirige kazarita Yesu avuga ngo tuzababyirwa n'iki ko bazaja avuga ngo tuzabonera ku mbuto niba koko utari kwera imbuto Yesu uri pera Yesu uri voka uri indimu tubimenye uri igiti ki uri icunga uri umwembe uri igiti ki ariko Yesu wabambwe we ko Yesu avuze ngo ninje musabibu namwe muri amashami ubaye urishami uri igiki ese inzira yawe urayizi Yesu yaravuze ngo ninge nzira n'ukuri n'ubugingo none wowe uraho nta n'ukwemera ko Yesu ariho kwabaho mbavuye ibintu bivuze iyo shatani apfushije abantu bararira ariko urukugwa mu cyaho uri umunyamasengesho bava ngo runaka yasamba nyaganga abantu bafata umwanya wo gusenga bakabina bakishima bakabona umwanya twarabivuze reka turebe arabigenza gute mwari mukwiye gufata umwanya mukarishanyaga nubundi twe twarabonye bimeze gutya twagendaga tubibona warabibonye ukora iki banyamasengesho mwafashwe cyane mwapfuye cyane babahaye urugero rw'abanyamipira n'amagara abantu bakize hamwe ibintu birakomeye ariko kubera niba tubiye ngo niyo nzira no kuri n'ubugingo nawe ujaja urimo rasunika bangaye ku musaraba urahuzana ni bande muri korari ndawo urukuzana indamba muri korari ndawo urukuzana indamba ni weho munyamasengesho muri karitse ndawo bari kuzana ni weho munyamasengesho ndawo urukuzana amatiko mwitoro umunyamasengesho kandi nguru umuhanuzi tubabarire nuko ubikura gute niba utagira urukundo uraririmba ibivaye bene data banju bima mudafite urukundo urabwiza banyamasengesho batwongera tukaruke ku isoko bibazo ngo ngwino ku isoko kandi uce bugufi wa mutindiwe ko Yesu arakubabarira amen Yesu arakuba aba ngo kandi ateze ibiganza ateze ibiganza
mwihangane bantu b'Imana turatwama abantu ikibazo dufite bashaka isosi ntibagishaka umutsima tubabwira ngo amajuru viza amamodoka amaetaje ntibashaka kwihana ngo ubukwe umuntu arakubwira viza koko iryo juru iryo viza urayikura ese wowe uri kubyiyumvamo koko urayikwiriye urimo kubyiyumvamo koko ukwiriye ayo mazu meza n'amamodoka ese koko nawe urimo kwisuzuma ukireba ukeneye imbabazi z'Imana zakugezeho ibibahumuriza gusa ntabwo mushaka umuntu ababwira ibi bitwa ibyaha ndakuraye ubu nta nubwo ikiganiro bagikurikirana bumvisha harimo ibi ahubwo baba bashaka ubibwira amamodoka amazu amafaranga uzumva azumva kandi nyamara reka mbabwire ijambo rikuhuza na Yesu nukuva mu byaha ndago abantu nababya ngo ibya Yesu ntabwo binagana birakorerwa abantu baje basiko kwa Yesu binagana ngo barabya ngo runaka agiye gusenga ngabona inzu ngabona imodoka uza amasengesho yasenze uzi inzara yamukubise uzi kugira ngo uyu munsi yambare uzi kundu yambaye ubusa uzi imvura yamunyagiye warangiza ukabyifuza ngo wangira nkuko ameze buri wakugira ngo yaranura ngo bigasora ndahanura uza amajoro naraye ndi kubwira ngo witake amavuta ahubwo se bizi ayo uraru yabagariro yashyigikira baraze yizaho mu kanya navuje aha bene data Imana tubabarire Imana ingoni idakora iteka twegere irameneka isafuriyo idatsimbuwe itupfumuka vuba ndashaka ngo ese wowe munyamasi ndaho ukeneye andi mavuta masha ongera wisubireho ariko winginga Imana ikugarukeho data tubere ku rugamba ariko niyo nzira n'ukuri niki n'ubugingo niyo mwirega mwisi nta nuzajya kwa data aya mazu dukeneye nibyo turayashaka dukeneye abagore bisize dukeneye abana beza dukeneye umugabo mwavuga ngo ngeneye umwana uhiye arahiye ariko ahiriye mwisi ndagazahira mwijuru yego ngo ngeneye umugabo warangije masters iramugwa ariko masters arahizagarukira haranira no kuja mwijuru haranira no kuja mwijuru korera ijuru nguzapfe ejo nakubwiye ngo aya mazu data ariko tubwira yagiye kudutegurira kugira ngo inzu yuzane wowe ndaga azayikubakira uzayiyubakira sayiyubakira imirimo uzakorera mwisi nizagwerekeza imirimo uzakora mwisi nizuzuza iyi nzu abuza wasuye abarwayi bangaye kwa muganga wasuye bangaye bari muri gereza wambitse imvubyi zingana iki wishuye bangaye mituwe wagaburiye bangaye nibakoze Imana bangaye wambitse bangahe wagiriye neza ko ndi umukristo kuza umukoko urareba ukabona uri umukristo ngo nsahura ndiwe kuvekeza iteka ryose ariko ikibazo cyaza ngo ndabivamo Imana tubabarire Imana batkirire neza ikicumvura ubuhanuzi ukicumvura ubutumwa ubu n'ubuhanuzi ubwumva wihungera wisuzume aho urasanga watsinzwe uce bugufi icyama abantu bakajya babyumva nkuko ubyira Imana ngo Mana mbabarira narateshutse byira Imana Mana naracumuye narateshutse kuko twese dutunzwe na mbabarira inyenyeri y'Imana yongere kumurike ko wasengaga wapfuye cyane ko wafatagiye kuko utakibifata shuguri zikwanye shuguri iyo shuguri ni Imana yiguhaye ariko wakiririsha ibyo amasengesho ko wanabikuye masengesho urugo rwe ko wagubatse uvuye gusenga upfuye gute kutagisenga ko uyu mugore ufite wamukuye mu butayu upfuye gute uhagaze gute uyu mugabo ufite wamurariye ijoro uramunyagirwa ariko uribagiwe wicaye muri vigo uribagiwe uyagukubisa miliyoni 3 ngo acuruza butike uribagiwe iguhaye inzu uribagiwe ubaye motari uribagiwe iyo moto ndayikuye mu butayu ubabajwe yakubona wavuze ngo singure ku rutambaye umugisha kubera we uri kuvugiye he upfuye gute mupfuye ute ibigutwaye ubwenge ni ibiki ibikujaye ubuyabwa bwenge ni ibiki kuba yibwira kufite ndabarahiye nayo kubera kiyo ndahiro yiciyemo kabiri Mani barinde babwiye byinshi habyirwa benshi akumva beneyo urakoze cyane Imana iguhumugisha burange nafashijwe nta nubwo wabyumva ijambo ry'Imana riramfasha ijambo ry'Imana rikugeraho ukumva uratsinzwe ijambo ry'Imana rikugeraho mbese ukumva ubaye nk'uryumvishe bwa mbere kandi wahora guryumva
kumva ijambo ry'Imana ni ukuri. Hari igihe wenda nk'ubu twasomye muri Yohana 14 wenda wahavuga ati dusome muri Yohana umuntu agahita ngo mpana amasoma buri munsi ngo ndanahazi naraharepese abantu aka kanya twararepese ibintu byarakomeye, ariko nyamara burya nta nubwo tubizi. Ijambo ry'Imana uguhozaho uyu munsi ari gusobanurira no kurya ejo azongera ari kubwire, biterwa n'ukuntu umwuka w'Imana yayoboye, kandi nta jambo ry'Imana rizira ubusa. Bene data ni ukuri muraburirwa buri munsi. Umwami Yesu yaraje aragenda atuma abahanuzi, aragenda atuma avuga butumwa, umwuka wera arahari abwira abantu buri munsi, ariko abantu tunaniwe kumva, kandi igihe kirageze kandi igihe kirimo kuza. Rero murakoze cyane ni ukuri. Tsindagira urakoze ni ukuri. Imana iguha umugisha. Tugeze ku musozo, ariko nagira ngo dusoze ushizeho nimero zawe, kuko hari abantu bakubonye bwa mbere, hari abantu bakumvishe bwa mbere batakuzi, hariho n'abantu bareba ikiganiro ntibakirangize ngo wenda basoma nimero zawe, cyangwa wenda n'abakirebye ejo bakaba batarakirangije nta nimero zawe bafite. Abantu bajya bahamagara kenshi akambwira ati duhe nimero za wa mukozi w'Imana. Ongera uzibabwire, kandi nanabinginze rwose ni ukuri mujye muri ikiganiro mukirangire, ibyo mukeneye byose muzajya musangamo. Isosi iryoshwa n'umutsima. Ugiye tubwira nimero zawe, nurangiza udusengere, maze usengere abantu b'Imana, usengere abanze kumva, usengere abantu Imana ikiri urubanza, usengere abanyamasengesho, urukundo mu bantu, abantu Imana yongere ihumurize imitima yabo. Urakoze. Nomero ya telefone ni 07 88 61 49 16 07 88 61 49 16. Amahoro y'Imana nabane namwe. Turagushimye Yesu, turagushimye yuko utubwiye ngo niweho nzira y'ubugingo. Turagushimye yuko utubwiye ngo ndahuzaje kwa data utamujanye. Turagushimye kuko wagiye gutegurira abantu aho tuzaba, nubwo tukiri mu isi tugifasha ibihe mu ndambara, ariko uratuzi papa. Ntabwo wigeze utureka ngo dutererane. Imvura irwa watubereye Imana, izuba riva watubereye Imana, twambaye ubusa watubereye Imana, abafasha bacu bari kwa muganga watubereye Imana, abana bacu bari mu mashuri wabereye Imana. Tasi efo inzara twabuze ibyo kurya watubereye Imana, nubwo abantu benshi bibagiwe aho wabakuye, ariko mungara utugarurire mwuka w'uburwaneza, ongera ugaruke mungo la tosi efo, ongera uhindura ubuzima bwacu. Bwoko bwawe bukura mu businzi, bwoko bwawe bukura mu busambanyi, mbabazi zawe zongerezwe ku bwoko bwawe. Ndagushimye mwami w'abaha. Mana kiza abarwayi, kura abantu muri kuberi, kura abantu mu businzi, la tosi efo. Amaraso yawe ahindura ubuzima bwacu, amaraso yawe agaruke Kristo, amaraso yawe turayahenze, umucyo wawe wongerugera mu byumba turaramo, kura ubwijyane mu ngo zubatse, utubabare ibyaha n'ibicumuro mwami. Tanga amahoro, ko niwe utanga amahoro abantu bakaryama bagasinzira. Wowe ukiza abarwayi, la tosi efo. Wewe utanga agakiza ukagatangira ubuntu. Weho Kristo mwiza uhindura ubuzima, uri kubaho ibihe byose, ukora ibitangaza abantu bagatanga. Wewe soko rimara inyota, isoko ry'ubugingo. Wewe ukiza abarwayi, wewe utanga urubyaro, wewe uhindura ubuzima, ugatanga amazu y'umugisha, ugafungura amarembo ku bari bafungiwe amarembo. Ngwino ufungura amarembo. Ndagushimye Kristo, kugize neza. Kara abantu ugiye guhindura ubuzima, kara abantu ugiye guha agakiza k'ubuntu. La tosi efo. Ndagushimye nyiri ibihe mwiza, ndagushimye kuko uri umurengezi, ndagushimye kuko uri umutabazi. La tosi evo. Ugiye kugarura ubwenge bw'abana bacu, wabwa icyubahiro. Tasi evo. Ngo zari zubatse senyutse ugiye kongera kuzubaka, zari zibuze amahoro ugiye kongera gutanga amahoro, abari bavuye mu nzu ugiye kubasubiza mu nzira. Tosi efo neba. Ndagushimye papa kuko uri umwungeri mwiza, kandi ntabwo uzirengagiza indwara zigutakira amanywa na nijoro. Ndagushimye kuko ari abantu urinze imbanuka, ndagushimye kuko ari imiryango ukuyemo imvu zitunguranye, ndagushimye ko uturebanya amaso y'imbabazi, kugiye kubohora abari babushwe. Habwe icyubahiro umurengezi mu izina rya Yesu Kristo. Amen.